N'abaturage biganjemo urubyiruko mu murenge wa Kicukiro mu karere ka Kicukiro bari mu rugendo rwo kurwanya ibiyobyabwenge n'inda zitateganijwe ubwo inzego zitandukanye zo muri uyu murenge zari zatangije gahunda y'icyumweru cy'umujyanama ngarukamwaka. Iyi gahunda y'icyumweru cy'umujyanama ikubiyemo ubukangurambaga cyatangijwe ku bufatanye n'ubuyobozi bw'umurenge, abajyanama b'umurenge, urubyiruko rw'abakorerabushake n'urugaga rwegamiye ku muryango wa RPF Inkotanyi ndetse n'abandi. Iyi gahunda yahereye ku mukino wahuje ikipe y'abanyonzi b'amagare bo mu murenge wa Kicukiro yahataniraga igikombe n'ikipe ihuriyemo n'urubyiruko twavuze haruguru. Yatangijwe ku mugaragaro n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge ndetse na perezida w'inama njyanama y'umurenge wa Kicukiro. Bamwe mu rubyiruko rwaraho iki gikorwa cyaberaga batangarije B+TV ko uba ari ubutumwa bw'ingirakamaro ashingiye ku ngaruka mbi urubyiruko ruhura nazo iyo bafashe ibiyobyabwenge. Avuga ko ibiyobyabwenge ariyo ntandaro itiza umurinda ababifata mu kwishora mu ngeso mbi n'ibikorwa bigayitse birimo n'ubujura. Kijyanye n'urubyiruko ku biyobyabwenge nabyo byabatera ubujura, kuko buriya ibiyobyabwenge ntabwo ari byiza, byica ubwonko, bitera ibibazo, biri mu byatuma si n'ubujura gusa bakora amakosa menshi, ashobora kumwica mu bwonko, umutwe kakamuteza, ashobora no kurwana si no kumujura gusa, yanarwana, ashobora no kwica mugani. Cya kiyobyabwenge yanyweye kimwica mu mutwe, ashobora kurubura. Ufite amafaranga njye ntayo mfite, nkayabona ahantu yashyize ku meza nkakwiba niba ari nka 5 nkahita mbikuraho nkajya kugura cya kiyobyabwenge. Ushobora guhorera mu nzira nkabona agatelefone nk'aka ngaka nkahita ko ngufata mu mashingu kugira ngo njye kubona. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kicukiro Mukandahiro Idai yavuze ko iyi gahunda yari igamije gukangura urubyiruko kurwanya ibiyobyabwenge ndetse n'inda zitateganijwe. Akomeza asaba urubyiruko kubireka burundu ndetse akanasaba ababyeyi kwirinda amakimbirane kuko akenshi na kenshi ari yateza abana kuyoboka inda. Mu karere ka Kicukiro turi mu kwezi, uyu munsi rero twatangije icyumweru cy'umujyanama n'icyumweru ngarukamwaka kuko n'umwaka ushize cyarabaye. Uyu munsi rero icyumweru cyatangijwe cy'umujyanama gifite insanganyamatsiko kuvuga ngo umujyanama mwiza umuturage ku isonga. By'umwihariko rero icyari kigamijwe uyu munsi mu gutangiza ibikorwa ni gahunda yo gufasha urubyiruko, gukangurira urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge ndetse n'izitateganijwe. Umuntu wakoresheje ibiyobyabwenge n'ibindi byaha yabikora, kuko icya mbere cyo ntabwo aba agifite wa mutima nama we umutuma abasha gutekereza nk'umuntu muzima. Yakwica, yasambanya abana ku ngufu, yakora ibikorwa bibi byose tubona, kuko ntabwo aba akikoresha, abakoreshwa nyine na bya biyobyabwenge yanyoye. Iyi gahunda yatangira dufite abagera kuri 22, 7 muri bo twamaze kubabonera icyo bakora, bafite ahantu bakora mu bigo bigiye bitandukanye. Abandi nabo turacyashakisha, nk'ubu dufite icyizere cy'uko itariki ya mbere y'ukwezi kwa 4 hari ikigo cyatwemereye gufata 4 muri bo. Hari abatabireka burundu, abo ni nabo dukomeza gukora ubukangurambaga. Baba bagize amahirwe yo kugororwa, kwigishwa, twabasaba kugira ngo bakomeze kwegera ubuyobozi kandi natwe turare kugira ngo dukomeze kubaba hafi, basubire koko muri societe, basubire mu miryango, baba abantu bazima. Tuma habaho ubuzererezi, bunatuma bamwe bajya muri ibyo bigo ngororamuco, akenshi ni amakimbirane mu muryango. Rero ubu gahunda dufite nanone muri gahunda y'uku kwezi k'umuturage ndetse n'icyumweru cy'umujyanama mu murenge wa Kicukiro, turakangurira imiryango kwirinda amakimbirane, ndetse naho hari twafashe gahunda yo kwegera imiryango tuyiganiriza kugira ngo turebe ayo makimbirane icyo ashingiyeho, kuko mu by'ukuri iyo umuryango ugize amakimbirane abana nibo bahura n'ingorane, abatabashije kwihanganira ko ababyeyi barara barwana, abasinda, abadakora kugira ngo abana babone ibyo kurya bagahitamo kujya mu muhanda. Iki cyumweru cy'umujyanama cyatangijwe tariki ya 18 Werurwe 2023 kikazasozwa tariki ya 25 Werurwe 2023. Gifite insanganyamatsiko igira iti umujyanama mwiza umuturage ku isonga. Elias Dushimimana, B+TV mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kicukiro.